erega kurwara bibaho no kwivuza bikaba cyangwa ukunda no kutajya wambara padi se na pampegisi za zindi z'inyuma za zindi barangika abana reka nkubwire siya sibyo icyo tuvugisha ukuri so ubizi ko nakira n'abana nyine nabanyina mvuga byinshi umva ubwire sibyo siya twubahana sibyo kugize ubwoba se ntabwo bafite uravuga ngo uranze tuziranye Kimironko tuziranye Inyamirambo udatuma nkutuka nakubwira nabi siya twubahana umva nkubwire umva ige uretse nkubwire ni jewe ni jya ruguhamagaye sibyo jewe twakoze ikiganiro arabimbwira n'ubu obedi ndacyari mu kiganiro uzi ikintu ugiye gukora usigaye umbihiriza ugakabya baretse kuvuga byinshi nzakuryohereza humura ntazo umuntu abine gusa umva uretse gatarata mwibariza hari umuntu twatuma turajya impaka ngo hari urwego ku mucondo ngo bakubiye ngo ni kanseri ngo warwaye ngo warayivuje namubwira ntago arabona umuterankunga ayiwe ni igifu mama mubwira ati bandangiye imiti habyimbaga kubera yabaga ari igifu cyatumye habyimba kikabyimba nk'umukondo hejuru y'umucondo habaga habyimbye urakoze rata mukana guhamagara shimira abanyamakuru bamwe na bamwe bagize n'uruhare kumwohereza itike ariko nabo banyamakuru mbanenge itike mwamwohereje siyo kuba ngazaza iyo tike mwamuhaye ayibahemo ibiganiro icyo kintu mu nyumve neza mwa abanyamakuru kuko ndabazi bagiye muri batatu nafashe nomero ya Muhoza nishyira ku kiganiro bakirekiriho mfata nomero ya Kaganga wo muri Kenya nishyira ku kiganiro Kaganga uburyo yari amezi uramuzi ko ari umusore mwiza ufite favore banamagana neza ariko uramuko mubonye bari kubaho icyo koze ubuzima n'ubuzima Imana iradufasha turi ku itariki zingahe turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu ubu tuvugana Kaganga yageze mu mujyi wa Kigali Fundoti umuntu watse kumukorana yitwa nde izwa ngo fundoti itarangwa na ya matara yo mu ntuzo yo mu nzu akaba aya maniga yo ku mihanda yitwa fundoti kandi ari njye kuma nkumva wenda nk'umuntu aravuga amazi yuzuye mu kanwa nimba ugira ngo mu kanwa kabamo isoko y'amazi nimba yaraturanye n'amazi kera kandi ngiye wajyaga koga muri Muhazi ngo fundoti tuyanganisha umuryango w'umwana w'imyaka 14 waguye mu mazi y'Igisenyi nyamuna atasiyo abantu bajya koga yagenda koga yagiye koga agenda agiye ariko nanjye namanutse nk'ivi kubita ivi kwibuye ryikora mu mazi bitabati kwaherira Igisenyi yo mu mazi uzurusore nikoreye hano ngiye ku Gisenyi ikintu wenda gikomeye nkora no gufata amazi amaguru nkayashyira mu birenge sinabibonye cyageze bige banica hejuru y'umufuka aranyeshyira amaguru mu mazi shyiraho amazi ngomba noze babirangiye ntange ntabwo ushaka kwicwa n'amazi amazi yica nabi isaka nisere kumese neza cyane alhamdulillah rabbil alamin walazi atoma nasirak turajana muslimin of course nitwa cheketu udakina n'abana ukina n'abanyina usura atandukanye mu bice bigiye bitandukanye waje gutanga isanamitima ku bamukurikiye yaje gusigiriza inkuta yasenye nagakina n'abana n'iribu nabikubwiye yego amakuru yo kuri Kigali News tufite 25 bimeze neza walahi akiri Yamamu inkora nkubwira kuri umuntu w'umusaza twatangiye kuri 0 sha twarakize no kuri turabakira ku mitima ariko cyane igihe meruka hano navanye umugisha udasanzwe yego none uraga cyajya bakimara kunyurukana yego ese mu nacano yanjye yego aba diaspora dukurikiye Imana ijye baho umugisha cyane ntago meze nk'abandi babatekera imitwe ngo barakijijwe ngo barabatinganyi ngo ntago bakira abatinganyi ngo baweza profete ngo pasteur ngo babe ba pasteur baza ngo babarya imitsi yanyu bateka imitwe yego ye muzanyi muje munyera udufaranga nibonera gatikirimo na internet ibintu bigende neza uko umunwa mbaha ndabizi ko muryoherwa cyane bwakire mva hano nabonye umugisha wadanje wabonye umugisha so bizi ase ubundi bimwe byo gukizwa byaje kurangira gute abakapo bakijwe byarangiye gute
ari Nderuka cyane story y'abagabo b'imitwe yego bagiye muri restaurant bakarya urusenda ngo bari ibintu bashyiramo bango bafata ibikeri n'imisere bashyira mu biryo basanga kumbi bari ab'imitwe n'abantu baza kuri zino tubicana ari ab'imitwe bashaka indongo bamara kurenga ngo burya birabintu ngo twakoraga kwa Big Man ngo byaragatwiko ariko kwa Big Man warari urahaga umurenga uraje utangiye kwivamo nk'ino ariko nyuma yaho ingaruka burya ingaruka y'izo ngari ibinyoro ntabwo nibuka neza ubu ngubu bamwe muri abo bajya baje bihenura bariho hahandi umwana na nyina niyumva cyane tukiri aho ngaho nabonye ikiganiro se nibuka ikinyamakuru nakibonyeho kivuga ko igarwaye indwara nyinshi ngo zimumereye nabi cyane nibyo reka nkubwire tumaze iminsi tubona amadarapo azamuka sibyo hari n'ikindi kintu operation irimo ndakora hari operation y'umuntu ukunzwe n'abakobwa mu Rwanda muvuze nzamuvoma bwashize wanjanye muri RIB ariko nene narakura naramenye icyatsi n'ururu ariko ndagaruka nerekana buri kimwe cyose ibintu byeze by'abatinganye hari nabo bamaze imyaka myinshi mu butinganye bambara za padi kaba yambaye imyenda myiza bya danje yibinze ukaba tumustar kandi shaw yambaye bya ibora ngo yambara padi zazi ni zabana ari ibinda man imbere n'inyuma yako Big Man oraseka man oraseka wo abajama umvo basiga batinya no kurya hari n'abajya muri farumasi ati muga wamaye bya binini bituma agakanzu katiyongera bihagarika nyine ari abantu badukurikiye bihagarika umuvuduko nyine ya diare kubera iki kubera ubwo inyuma bwabe barapanuye yarapanutse hose duhere ku ige igaricara reka nkwa makuru igaricara tukira aho ngaho ige ndabizi ahantu kuri ibiganiro akunda kuza kuhanywera icupa ni mu kabari keza bya danje kafe ariko none twaramwirukanye none twaramwirukanye ati mbere uragera n'impamvu mwamwirukanye afite ikihe kibazo ameza igari borose ry'inyo rikavamo nago musetse kuko n'ingaruka z'ibyaha mwese ingaruka z'ibyaha agira gutya ashobora kuba arimo kuvuga gutya iryinyo rigataka ashobora kuba yaciye kuri none nicaye muri futeri nziza imeze neza kugira ngo ahaguruke akamaza kugwata umusa hari imiti imeze nka nuza yo bapuriza urumva ibisabwe kugira ngo intebe yicayeho ntayiva uhita upuriza urabona iyo ahantu habaye accident kamereka nk'amaraso wa muti bapuriza wa spray urabona ukuntu niko nayiga ahantu yicaye ko ahantu yicaye ahava huzuye amaraso aranahagarara gutya amaraso akamanuka mu birenge asigaje arambara udukweto tw'ino two dusandari kuko zifunze n'ibibazo kubera icyo amaraso yabyimbye amaguru yabyimbye amatama yabyimbye iki ni ingaruka igarwaye indwara nk'igihumbi ese hari indwara bigeze vuga ngo umuzungu yamuteye sida ubundi reka mbanze sida wenda arumva hari kurwara sida ari ibyago mu bindi ase bahura bakurya k'inyuma buri umwe wese je naramufashe nigeze no kumufata urumva arimo araryana n'umugabo mugenzi we waramufashe iyo video birahari nayuzi nimba musebeje yaraho ndazazanye umunsi arimo araryana n'umuntu ku buriri irahari reka mwitabe ige biteze twaraburanye mwana nkurimo amafaranga ngahe ige iwe ngo 2 uzi ko unyishyurije kuri mikoro mwana nareba nese yi ko wabuze cyane umeze neza nta kibazo ufite ndaho ndashima Imana banze unyishyure 2 byanjye oya nareba ndaza kuyaguha no kuri ndayaguha sibyo narabyibagiwe ntakubekere narabyibagiwe pe none se hari amakuru numvisha avuga ngo ntago umeze neza urarwaye ige urarwaye koko nari maze igihe ndwaye gatoya ni malaria ndwaye ko narakize meze neza ndashima Imana hari ikiganiro nabonye wakoze uvuga ko urwaye indwara nyinshi nawe utazi umubare muri izo ndwara se ni malaria bura washaka kuvuga cyari izindi zirimo ariko ntago uramenya mu bizisa koko ntago uramenya uyo ndi gukunda planka ntabwo uzi ko ndi gukunda planka koko iri ari planka kari umuntu wambwiye yuko yige
nuko kw'Imana tujye tubwizanya ukuri tujye tubwira abanyarwanda ukora umuntu wambwiye yuko ejo bundi yakubonye uri kugenda ngo wazanye amaraso mu ntege amaraso mu ntege yego yego mwabikaje umuntu nuwahe yambonye hese ubu yarakubonye amaraso mu ntege wabaye iki tabizi se yego yarabambwiye ndavuga reka nkubaze uko umeze uri inshuti yanjye ndabizi akira umuvandimwe turi kumwe uraho umusaza uraho ijwi ryanjye rirayungure ngira ngo uraryumva neza cyane ninde tuvugana ntago nzi wambwiye yitwa Isiyaka manager umugabo udakina n'abana ukina na ba nyina yego mwamikazi wahoze ari ngatangaye indi utari rya kigo ngo nishyiyako erega nyine se ariko ishiya reka nkubaze uri kuvuga gutyo ubu zaba zarabaye igihumbi zikanarenga ukabuzwa n'ikikuntuka igihumbi se warazimpaye erega ufite amenyo yuzuye mu kanwa nimba se atuze bihagatangira bishaka iki none se uri umwana wakutse amenyo cyangwa ni ingaruka z'uburwayi urwaye n'uburwayi buhe imbasa ebola oya nawe uzi ingaruka zaka inyuma se ntabwo ubuzizi wowe wari munabwira bigimani ngo nahagukase n'urwembe ngo naki uri mu kantu twa twicaye cya gihe Kicukiro Kicukiro yihe ahandi uzi kuri wa mudamu tudashaka kuvuga ko n'umugore w'abandi nanjye nubaha oya mujye musasa inzobe yego yige impamvu nkwamagaye no kugira ngo dusase inzobe abadukurikiye isi yose iradukurikiye yige ndagusabye ngo bimare cyari ikintu dupfa imyaka 9 tuziranye n'imiki wowe ndakumenyereye n'ubundi ndakumenyera sinyakumenyera n'ubundi kuko ibyo ukora uba ushaka kugira ngo tujye n'abantu sibyo kugenda uvuga ngo ngewe nimba ari nawe unabivuze gutyo ntabwo mbikunda pe ariko njye nibyo niboneye n'amaso erega kurwara biba no kwivuza bikaba icyo ngukunda no kutajya wambara padi pampegisi za zindi z'inyuma za zindi barangika abana reka nkubwire siya sibyo icyo tubigisha ukuri so ubizi ko nakira n'abana nyine na ba nyina mvuga byinshi umva nkubwire sibyo siya twubahana sibyo kugize ubwoba se ntabwo uravuga ngo uranze tuziranye Kimironko tuziranye Inyamirambo udatuma nkutuka nkakubwira nabi siya umva nkubwire umva ige uretse nkubwire ni jyewe ni jya ruguhamagaye sibyo jyewe twakoze ikiganiro arabimbwira n'ubu obedi ndacyari mu kiganiro uzi ikintu ngiye gukora ejo cyangwa se ejo bundi sibyo uzaza hano Isiyaka nabishaka muzazarane uzaze dukorane ikiganiro ubwira abanyarwanda ko nabonye uvuga ngo urwaye indwara nyinshi nagize ubwoba ndavuga se indwara nimba nivugiye ko urwaye malariya oya ngo usigaye ngo wicara ahantu ngo wagasigara amaraso ikintu kijyanye n'ako inyuma warapanutse byemere alo watadoba lo bakakwe zikoranye n'umukobwa use none se ige ari inkuru yavuzwe ejo bundi Nyamirambo yuko ngo ari umuhungu wabyinanye wajya akabyara n'umuhungu w'abandi agatangira kumukorakora bakamukubita bari bambwiye ko nawe wari uri muri ako kabari byagenze gute byari mu masangahe yewe wakubwira ko n'ibyo bintu neje numvise na kare mu gitondo numvise ari umuntu amamagara ambwira ngo umuntu ngo yumvishe ngo ndi Nyamirambo mberuka yo ryari koko mwugahika none ko nsigaye nifitiye n'akazi n'ubu ngubu niko umamagaye nkasuka niruka nkajya hanze ahubwo nakuvuga kuko utinya indangenzi za Nyamirambo none rwa rutabura mbatinya muri rwego Kicukiro mbatinya muri rwego harungabura saa 9 nijoro muri bose harunga kindayishaje utajya mu ndazi mugiye ko urubundi wese nyamumenyera ku munwa ubwo wowe uranahimbuka nahimba wowe ubaka inzu mu 5 Imana izabimbaza n'indi byo nakubwiye nkubeshye
izabikubaza uzaza duhure mu kiganiro ase ubundi ejo wazaza ejo wemera abanyarwanda ko uzaza mu kiganiro ndahari ibyo ngibyo uri kuvuga ikiganiro cyitwa ngo mpangara nguhangare ejo azaba tuzerekana urumva ibimenyetso yego icyo navuze no kutambara ziriya boro z'abana usiga useka ugahita ushyiraho ikiganza ase yige kuko ngo uri borosa amenyo ngo agatakara mwana naba ndwaye indwara kuko mwugaye ikamyo kurwara n'ibibaho k'abantu barushye bakavuna kurwara bibaho yige kurwara se iyo ndwara urayishyira mu mubiri yige ubwo sawa reka nkureke usokomeza akazi turaza kuvugana nyuma soje ikiganiro ngo kibiri cyawe so nabyibagiwe telefone hari ibipede yanze kunyitaba akamero kiri Tanzania bayita ngo zahabu yitwa zahabu zahabu wawundi itegera Nyamirambo zahabu wawundi nakoreshaga ibiganiro oya ni umujyamo nawe ari hanze imiravaho ereko vaho zahabu ariko impamvu muze ngo yiga nagwa yakatira Nyamirambo yego nuko yige ari wakera ibyo mushinjije kabihakanye hani imbere abadukurikiye cyose aradukurikiye yego ukuri mvugishije niko kuri yigashyira n'amenyo kubera indwara arwaye zihariko yihe yige yambwiye ko arwaye diabete sibyo wowe wazanye igihuha kivuga ngo dore imboga ngafite icyano hano ngo ku mukondo ndarwaye kanseri muhamagane umurongo wa telefone uretse gato begema tazaneranya n'abantu uwo mbeshyira azanjyane muri RIB buretse afite ikibare twa umucondo kiri hano ngo bajya kumusengera bamubwa kari kanseri arwaye hano nyajo nisone twa turi kumwe buretse muko buretse yazavuze ngo inkinga ze zarwaye amavunja buretse gato ameze nka nuza ni sadi alo imeze biteye mushu uraryamye harya ngo usigaye uba ku cya Mitsingi ndaza kukubona se uno munsi nka saa 10 tugahurira ese hahandi saa 10 zuzuye cyangwa nimbona ari na hafi yo ndaguhamagara duhure usigaye umbihiriza ugakabya baretse kuvuga byinshi nzakuryohereza humura neza umuntu abine gusa uretse gato ratamwibariza hari umuntu twatuma turajya impaka ngo hari urwego ku mucondo ngo bakubiye ngo ni kanseri ngo warwaye ngo warayivuje namubwira ntago arabona umuterankunga ayiwe ni igifu mama mubwira ati bandangiye imiti habyimbaga kubera yabaga ari igifu cyatumye habyimba kikabyimba nk'umukondo hejuru y'umucondo habaga habyimbye urakoze rata mukana guhamagara ndababeshye asigaye ateretana nande na Vava ndababeshye Joshua nizera ko wagafashe nizera ko musigaye umbiharenza none buryo yipfisha uko yipfisha cyayonyewe nagucyumbiye Egema saye kwangu narabeshye so byumvishije ngo ya mama byari igifu ngo ku mucondo umucondo se n'umuki umukondo ereka bafashe wari wumva umukiga niyo yamara imyaka 1000 Kigali avuga neza z'uciye mu rukiga umucondo none abo mu majaruguru tubasuhuza ngendere karimenyetso sabyivugiye asondo umucondo wawubonye gute ku mucondo w'abakobwa kugira ngo ubone bigoye ese Vava nasige ari gihe byageze rumva akayambara zangutya zo mu cyaro ubwo ahanageze asigana aze no kwisiga amavuta ameze neza rigeze kumukoresha interview yambaye mini kagasire kwinura kazi kahe kakara ko bambara kameze kazamuka kagasire kwinura kaje kazamuka mukondo kagaragara yego hahando abasiga bamana twatunyururu twa hano nagasire kwinura twatubara bambara twamasaro baratwiharaje ahita cyo karagasire yagatuzamura ari no usanga afite umukondo kabati Imana nyagasani mungu undi burye koko sasa tubisokoze uko byo nese nakubeshya nayige ngiye imyetso nabiguha
bya hige bya nese amagana undi muntu mwumva twa turi kumwe abibona ntabwo nzakuzana wa muntu wahoze mvuga ndimo ndamwigaho neza muri kino gihe nawe hiti irimo gushira uramuzana so ejo bundi nari ndi mu rugo ndabyuka byari mu gitondo mbona nimero yo muri Kenya mama iranyandikiye irambwira ngo ndagushaka byihutirwa kubera ko ntari namenye ariyo ndangije ndamubwira bro nyandikira n'undi wanyandikiye ngo ni Kaganga ugushaka ndamubwira ntarebe njya kubona mpamagaje ndita oya ama voice note ambwira ati rero umusa ndashaka yuko mumfasha nkava hano hantu hondi byabaye ikibazo ndamubwira ati warese se tugakora groupe nibwo nagiye kubona groupe irakozwe irimo abantu benshi abanyamakuru gusa kubwishaba njya kubona amafaranga arabonetse kugira ngo umuvandimwe agaruke i Kigali wabigizemo uruhare ako ntabwo abonetse muri groupe ntabwo mbizi uko muri groupe ni wowe wavugaga nanjye nkavuga gusa ntabwo mbizi harimo abandi banyamakuru bajyaga benshi bamusapotinga banamubwira ati se bya Isiyaka abo nabo tuzabagarukaho byagenze gute noneho kugira ngo njye kubona urwanye nabyo kandi umunirwa agenda avuga ngo umwana n'uwawe byagenze gute niyo yaba ari uwanjye cyangwa ari uw'abandi sinamenya kuko na Platini yari yakiriye kuko yigeze kuri indirimbo yitwa ngo data ninde muzaye kuyumva avuga ko buri umwe wese uramutse ari so uwaguha gutuza niwo wahitamo nk'ari umubyeyi wawe urumva nawe Kaganga yaransebeje ku rwego rwo hejuru ariko ubu ngubu mu nshuti afite ni njyewe nshuti ya mbere Kaganga namenye ubuzima Kaganga agiye muri Kenya agiye kumutandiboye igihe twari turi hano urabyibuka aragenda umuntu yari asanze yavuye mu Rwanda atari umutandiboye yavuye mu Rwanda agiye kuba umutandiboye amajiye gutana n'umugore we Kaganga agurishije ibintu byose byo mu nzu yizera umwana w'umuntu kari baba ngo wizera umwana w'umuntu ngavumwe avana ajya muri Kenya wa muntu aramubura arya starago ku dufaranga twe duke yaravanye naha akodesha inzu agira amahirwe abona akazi ubwo sinkaza ku kazi yakoraga hashize igihe agakoramo mu mezi 3 aramazeyo aho ngo yakoraga barabiba bamaje kubiba bose babakozi barabafunga babafunguye basanze ko arabere babeshyeraga urumva asubiraho yabaga ajya asanganye n'inzu umuryango warawudadiye aramubwira ati igihe cy'inzu cyararenze turagurisha irimo indani mu nzu urumva mbona amafaranga yanjye ushaka n'inzu ubwo byari indani mu nzu muri iyo nzu nta nubwo ngo byari binaguze wenda n'amadolari 20 cyangwa 30 Kaganga ahitamo kumwihora nyirinzu hashize igihe akajya arara ku ibaraza ry'umuntu kubikarita uwo muntu amubwira ati sasa rero ni iminsi mike ngakurikana ku muryango wanjye nibwo yavuze ati inshuti n'abavandimwe abona hemukiye abo twabanya abona abaniye nabi ndabinginze mu nkoro buvugizi nafashe mikoro njya kuri kamera ndavuga buri kimwe cyose ndamutabariza mutabarije tugira amahirwe tubona itike imuzana shimira abanyamakuru bamwe na bamwe bagize n'uruhare kumwohereza itike ariko nabo banyamakuru mbanenge itike mwamwohereje siyo kuba ngazaza iyo tike mwamuhaye ayibahemo ibiganiro icyo kintu mu nyumve neza mwa abanyamakuru kuko ndabazi bagiye muri 3 nafashe nomero ya Muhoza nishyira ku kiganiro bakirekiriho fata nomero ya Kaganga wo muri Kenya nishyira ku kiganiro Kaganga uburyo yari amezi uramuzi ko ari umusore mwiza ufite favore banamagana neza ariko uramuko mubonye bari kubaho cyo koze ubuzima n'ubuzima Imana iradufasha turi ku itariki zinga turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 6 ubu tuvugana Kaganga yageze mu mujyi wa Kigali kubera ijisho rya rubanda kuri uvugizi namukoreye hari n'uwambwa ati ndangira hari neza muri Kenya muhakaze muri naho kuba ariko ku mahirwe make asanga yagarutse mu Rwanda murumva ariko ntamugiriye aragerageje cyane rwose tubikora kubera Imana kubera ko icyo wahinze muri iyi si nicyo uzasarura ku munsi meruka cyane twese tunihanganisha umuryango wa Gisimba Inyamirambo azashingurwa ejo muri kwa 6 kugira ngo tuzaba tuhari yakoze byinshi
yabaye umubyeyi w'abana, yakoze byinshi bigiye bitandukanye. Yego. So ubwo ni inkuru ya Kaganga. Impamvu nayo nyikubaje nuko ari we muntu nzi wayikurikiranye cyane kurusha abandi, ariko ubwo yabonye uko agera mu Rwanda Kaganga Imana ishimwe. Ariko turibaza bagiye kuba he? Kwa nyina. Asubire mu cyaro. Agomba gusubirayo. Reka tumukodeshereze. Bibaye byiza ngiye oya no nabaretse. Ngiye ni ku ruhande rwanjye. Bibaye byiza Kaganga yabanza agasubira mu rugo akabanza akitekerezaho. Uvuze? Bibaye ngombwa yajya mu rugo akabanza akiteke. Nyaga ari ngombwa. Bibaye byiza ku ruhande rwanjye. Ku ruhande rwanjye umva nkubwire. Isi ya none umva nkubwire. Kaganga ubwo yawe wambwiye yuko amafaranga yose abantu bamuhaga yayangirije menshi ashoboka. N'ayandi yose twateranya kugira ngo tumuhe 80% azayangiriza. Icyabakiza rero. Se yabonye isomo. Icyabakiza rero ngiye kuranda ikintu ntekereje. Nagende mama banza mwiteho, buryo urukundo rwa mama nirwo rukundo rwa mbere rubaho. Umubyeyi abanza agenda mwiteho, amuhaga agacyayi. Yego. Muri iki gihe ababyeyi barabakera. Ubuzima bumubwiye ngo nkwa makuru. Mama Kaganga yavuye inaha mu Rwanda batameranye neza. Nawe yari muri Kenya yaramubwiye ngo nimunyumve nabi, nta makuru tuba dutanga kugira ngo nujya no gufasha umuntu umufashe, nujya no gusengera umuntu umusengere uzi impamvu. Mama Kaganga amuhamagaye amwaka amafaranga, aramubwira ati nari kuyatanga ukiri muri gereza, urumva, atari ko kugira ngo nyatange, urumva, nushaka uzapfira aho ngaho kuko warafunguwe. Impamvu yavuze ni iyihe? Nuko Kaganga yavuye hano mu Rwanda akishura mu kindi gihugu yizeye umuntu, bikarangira umuntu amutengushye. So byari bikwiye ko mama yavuga kuriye muri komite mutubwire. Nago ese nanone naramuka agiye kwa nyina bamubwiye ibyo ngibyo, baravuye ni nabatumvikana n'amafaranga amwe namwe agendaga abona akaba atarahaho mama we. Urumva bazarebana neza mu maso. Ku ruhande rwanjye buryo nabikubwira isi yaka. Niba ari uko bimeze Kaganga ntabwo yasubira mu rugo. Ariko nakubwiraga niba ari kwa kunda ababyeyi bacu batwakiraga kera, ugasanga kwitayeho, usko mubyeyi igihe twavuga ku ishuri ugasanga cyane aguze n'ikintu abandi bantu bari mu rugo batatekerezaga. Niyo mpamvu mama mbyaye nzakwita niwe mubyeyi. Yego. So niba ari uko bimeze rero Kaganga nabanza yicare abanza yifatira umwanzuro yitekereza avuga ati undi ko ndi gukura ndi kugana hehe. Ese kuba umugabo ni iki? Kuba umugabo ni ukwirirwa wiruka. Kuba umugabo ni ukwirirwa utera induru ngo mumpe ibihumbi 80. Ngo cyangwa ngo kanaka ngo yaransenye. Oya. Nabanze yitekerezo gusa ni bibi. Avuye muri struggle zigoye, gufungirwa mu gihugu kitari icyawe. Isomo araribonye. Nagaruke KGL. Yamaje kwiga. Ubwo agarutse KGL nkeka ko bizagenda neza. Ariko ngewe nambera imfura. Mu bushobozi mfite bukeya buciriritse nzamufasha. Urakoze cyane. Kuko ambwira ati ko nabonye inzu ya chambrette y'30 uramfasha iki? Ntago nabura icyo ngiye kumuha. Nanjye ntago nabura yo kumuha. Nayo nza. Akuyanga asubire wawe yongera aterane amagambo yera na mama we cyangwa n'abashiki be. Congratulations mushiki we ejo bundi yarashingiwe. Wow. Ariko yashingiwe Kaganga ni mu mujyi wa Kigali. Kaganga nigeze ataha ubukwe bwa mushiki we. Urukwe bwarabaye nyakuba. Bien. Mariage yarabaye. Aho yitekerezeho. Urumva ko harimo utuntu twinshi, bro, harimo utuntu twinshi. So twagiye ejo bundi najya kubona inkuru zanditswe ku bitangazamakuru imigihe harimo n'inyarwanda harimo n'ibindi bitangazamakuru bivuga ko umwe mu basore bikekwa ko aryamana n'abahuje igitsina ubwo yari ari mu kabari Nyamirambo, hari uburyo yasagarariye undi batazananye. Ariko ngewe ubwanjye naje kumenya ko uhari, ndaza kubwira view yanjye, naje kumenya ko wari uhari, hari ibyo yiboneye n'amaso yawe, uranyemera koko niba ari byo umbwire n'uburyo byagenze, isi yakabyagenze ute kugira ngo uramutinganye bamutimbagurire hariya. Ngira ngo kera bigeze kujya mu dusobanuye. Yego. Tujya muri amasara aciriritse. Urabona muri boîte buri mwe wese ababyina uko abishaka. Yego. Ababajemo baba ari abantu bajya batandukanye, abaziranye hari ndazi yo gutegera muri boîte. Yego.
hari abajya bajya kwibyinira urumva ngo bagize baruhutse mu mutwe mu gitondo ajye mu kazi ameze neza mu kazi wenda ajye ameze neza cyangwa batindeka ndare muri stress nze kubyuka ninjya kuryama ndaryama nk'umutumba mare nk'amasaha 10 nyisinziriye nze kubyuka naruhutse iniga yagize gutya kwa kuniwe mu barabyina ibona umujama tangira kumusundisha uzi cyari cyo usunda bazi ikinyarwanda gusunda barabizi itangira kumubyinisha nyine kwa kundi ubyina ukagera hasi urumva yamuyobeyeho abarakara umuhungu mwiza yakunze atajya kumubyinisha umuhungu akimara kumubyinisha arebye inyuma arebye neza asanga ni pede ryujuje ibyangombwa kuko ahantu itazarwa rutabura mumena ahagana hasi huza icyo bita amapede impande ya stade yamumena kwahoze ari wa muhanzi wacu twakundaga waririmbye ngo abana ba Afurika hari aharuzuye hari hano rweza amenyo urumva no baruzuye agenge mpora nabo mbona yo udukote hejuru noneho bagira ibitutsi bya danje hari hose baruzuye ubwo kukanika niba karavuye mu burabo ngabo karamubyinisha ibintu yabonye ndizira ko ibyo bintu azarinda apfa ku isi ari byo binabonye birenze ibindi umujyama muhaye icyo bita ingumi hano umuntu gukubita ingumi ukisaka inyundo ukayibura ugahita ugwakaho abantu barahura ati bigenze bite umujyama rero barambyinishya yatanye no gukora yari yatanye kuvuga ngo kwatawansi yamara kwatako yafashe ahandi agenda afata mu bituza umujyama ubundi mujyama abanza kugira ngo ni umukobwa uri muramusundisha atarareba inyuma arebye asanga ni ikijyama ingumi zarabaye bicyuraba birangira nawe ugiye kurega undi umujyama agenda kamba arataha ariko urumva ko icyabiteye bahuriye isi yaka ku ruhande rwanjye njyewe ndumva n'uwo babyinishije afite amakosa uza amakosa afite nuko yihaniye no iryo ngiryo nge ntabwo nari mubara nk'ikosa abanyarwanda banyihangane uyu munsi mvuze ijambo ritari ngombwa uzi ikosa afite tutazananye nge nawe niyo twaba twazananye ntiwambyinisha uri umuhungu ntabwo wenda twabyinange nawe harimo distance y'iminota yego haba harimo distance nishura umuhungu ntabwo wenda twabyinange nawe harimo distance y'iminota yego haba harimo distance wasinze wemera ko uzaze Nyamirambo utembereyo ntabwo nahazi uziko n'urugero yego uziko hari umujyambo n'ukanye n'umukobwa nyamukobwa uziko hari umujyama wanjye wamutahanye umwe mu banyamakuru nzakuvuga yakoze ikirero twaye gukorana ibiganiro turatwika banywa inzoga hahita haza iki abademu babiri uboneka ari abademu b'ibyuki bya danje baraza bari kureba umujyama w'umunyamakuru abakoresha ibiganiro birangiye basanya n'inzoga birangira terese akimara gutereta hari ahantu twakoreraga hafi aho ngaho hari gato y'umujama aho hafi aho umujyama 3,000 batikanye kwikubitiraho kamwe leta ngaruka mbasange hano abaramujyanye urumva umunyamakuru abimbwiye atangira kuryana iminwa akarisi hahandi hagiye gukora igikorwa yamanye no kwambara prudence akimanura ipantaro ibintu yabonye ntabwo nabivugira kuri kamera yirukanse yambaye prudence agenda zita mu nzira reka we byarangiye umutima umusimbutse na prudence niyo yikuyemo yafashe imyenda agenda yamba ubusambure hanze na prudence yajugunye arambwa ati nagiye mu nzira sa prudence yajugunye ku muryango wangu yaravuye uwo mujya we uwo ngo yarazika umukobwa yahise akizera baragenda arambwa ati ibintu mbonye birarenze kandi uwo mudemu umunye amaso ku maso ubwo ni umudeka tubona nk'abademu umunye amaso ku maso umujya mubona ari umukobwa nyamukobwa nijwe ari umukobwa nk'uko wakumva yige sinzi ko abantu benshi bamubona akajya ni umukobwa yanavukanye ni umukobwa yiyambariye imikenyero akajya mu bukobwa akatora agakobwa abantu bajya mu tubari rero babona byinshi niyo mpamvu nanjye guhera ku wa 4 nabwo umugore uzajya umbona buke kuko habamo byinshi byetandukanye habamo amakuru ese ntabwo ikintu natamena amakuru udashatse amakuru usobaza kubwira abantu busa
muri buwate mu tubari mu byinshi byetandukanye kandi aba bantu uzi ngo baba biyubashye umusanga muri mukubita umwici bya ese umunsi umwe ajya kunkubita icupa mu mutwe sinari nziza umuntu ariko inkuru byaranye nyitsindeye asaba inkuru yari yiho ubundi washaka gukora umuvandimwe we iracyari banga ko ndacyafite utwana duto nitugeza nk'imyaka nk'irindwi zazanye vuge urabona fundi iti ya postinze pondoti wa munyamakuru mugenzi wacu tumusuhuze bamwita peacemaker inyarwanda.com arepfo ariko nuva ari match ikomeye so isiya twigendere abantu tuzere ko bameze neza bakomeza ariko bakurikirana ibiganiro abari mu cye zitandukanye aho dusura mu cye byetandukanye abakurikira Kigali News 25 muyungwe mukore subscribe ingenzi niho bibera mfite ikiganiro cyitwa ngo vuvuzera urumva topic bayitwa ngo havuyemo umwe twashira reka tuzagaruka muri operation ya Philipita ndetse na Emile